We refuse to remove defensive measures. Whether it means troops or troops and whatever else, we call it defensive measures. Mu gihe kingana n'iminota 27 n'amasegonda 10 Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro gikomeye cyane n'ikinyamakuru Jeune Afrique aho baganiye ku bijyanye n'umutekano w'u Rwanda ndetse n'intambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo n'akarere kose muri rusange tutibagiwe ubuzima bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwe ku giti cye. Tuyogaruka rero ku bibazo yagiye abazwa ndetse n'ibyasubije n'ikiganiro cyabaye muri rurimi rw'icyongereza ariko bagiha subtitles cyangwa amagambo hasi ari muri rurimi rw'igifaransa kugira ngo buri wese yiyumve. Muri rero tugiye kugaruka ku bibazo umunyamakuru yamubaje ndetse n'uburyo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yasubije uyu munyamakuru wa Jeune Afrique. Twese cyane rero muri kiganiro umunyamakuru yabajije nyakubahwa Perezida Paul Kagame ikibazo kubirebana n'igitutu ibihano ndetse n'amagambo anenga u Rwanda muri iyi minsi, amubaza niba twavuga ko u Rwanda ruri mu nzira yo guhezwa mu rwego rwa diplomasi. Perezida Paul Kagame akaba yaramusubije ko abashaka kubibona batyo atababuza, ariko yibukije ko aya makimbirane atatangijwe n'u Rwanda. Yavuze ko uburangare bw'abari bakwiye gukemura ikibazo cya FDLR aribwo bwatumye kiba kinini kigakomeza kuba iterabwoba ku Rwanda, cyane cyane ko uwo mutwe ushyigikirwa ndetse ukanagaburirwa na leta ya Kongo. Perezida Paul Kagame yavuze ko birirwa batuka u Rwanda nkaho hari ikindi rwakoze uretse kwicungira umutekano no kureba ko nta terabwoba ryakwambuka umupaka riturutse mu Burasirazuba bwa Kongo. Perezida Paul Kagame yamusubije ko ibyo ari nko kurenganya uhohoterwa ugashyigikira umuhohotera, kuko ukugereka amakosa ku Rwanda no kurufatira ibihano byoroshye, ariko abaza niba ibyo bitanga igisubizo mu gihe abantu bacecetse ku muzi nyakuri w'ikibazo. Yashimangiye agira ati ingabo cyangwa ibindi. Yibajije impamvu bamusaba gukuraho ingamba z'umutekano kandi iterabwoba rikiriho. Muri kiganiro kandi umunyamakuru yabajije nyakubahwa Perezida Paul Kagame ikibazo agira ati ku itariki ya 2 Werurwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abayobozi bane b'ingabo z'u Rwanda RDF basaba ko mukura ingabo zanyu muri Kongo kubera gufasha M23. Ese muteganya kubahiriza ibi basaba? Perezida Paul Kagame ati iyo urebye amasezerano aheruka ntushobora kwitega ko uruhande rumwe ari rwo rwuzuza inshingano zarwo naho urundi rukirengagizwa. Yavuze ko impande zose zifite inshingano ariko abantu bakumva ko u Rwanda ari rwo rwonyine rugomba kuzuza ibyo rusabwa, abandi bagahitamo kubikora cyangwa kubireka. Yibukije ko Amerika ariyo yabahuje bityo inafite inshingano zo gushyira igitutu kuri Kongo n'u Rwanda mu buryo bungana. Yasobanuye ko guhitamo kuremerera uruhande rumwe urundi ukarworohereza bitazigera bitanga umusaruro mwiza na gato. Kubijyanye n'ifatwa rya Uvira n'amasezerano ya Washington, muri kiganiro umunyamakuru yabaje nyakubahwa Perezida Paul Kagame ikibazo agira ati bisa naho ifatwa ry'umujyi wa Uvira na M23 nyuma y'iminsi 6 gusa hasinywa amasezerano ya Washington ryafashwe na Amerika nk'agasuzuguro gakomeye cyane. Perezida Paul Kagame yamusubije ko uko kubyumva ari ukwibeshya cyangwa ari amakosa, kuko abantu bahitamo kumva ibyo bashaka gusa. Yasobanuye ko na mbere yuko amasezerano asinywa ku ya 4 Ukuboza hari hashize amezi hari imirwano yaturukaga cyangwa yerekeza Uvira. Yavuze ko ibya Uvira bitabaye nk'impanuka nyuma y'amasezerano gusa, kandi ko Amerika yari bizi kuko yagendaga ihabwa amakuru buri munsi. Bityo rero ibi bitafatwa nk'agasuzuguro ahubwo ari uko abantu bafata bimwe bakirengagiza ibindi kugira ngo bagere ku byo bifuza bo ubwabo. Kubijyanye n'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, muri kiganiro umunyamakuru yabajije His Excellency Paul Kagame ikibazo amubwira ko ambasaderi w'u Rwanda i Washington yavuze ko u Rwanda rufatanya mu by'umutekano na M23.
umunyamakuru amubaza niba ibyo bidashimangira ko ingamba z'umutekano z'u Rwanda zisobanura ko hari ingabo ziri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. His Excellency Paul Kagame yamusubije yemeza ko ibyo bifite ishingiro. Yavuze ko ingamba zo kwicungira umutekano zivuga ibintu byinshi birimo gukoresha ibikoresho cyangwa kohereza ingabo ku butaka mu rwego rwo kurinda umupaka w'u Rwanda, aho yasobanuye ko nta kuvuguruzanya kurimo kuko niba arinda umupaka we ashobora kwinjira kilometero 5, 10 cyangwa 20 bitewe n'iterabwoba yabonye mu bindi, aho akavuga ati ibyo bishobora kuba ariko nyuma wenda bakaba basubira inyuma mu cyumweru kindi, bityo izo ngamba zikaba zarahozeho kandi zitasobanura ikintu kimwe gusa. Kubijyanye no kugusaba ko FDLR irandurwa, muri kiganiro umunyamakuru yabajije His Excellency Paul Kagame ikibazo agira ati Kongo irasaba ko Rwanda rukura ingabo zarwo muri Kongo ari nako FDLR irandurwa icyarimwe. Ese bamwemeranya n'ibyo? Perezida Paul Kagame yamusubije ko mu by'ukuri u Rwanda ari rwo rusaba ko ibyo bintu byombi bikorwa icyarimwe. Yavuze ko Kongo yo yumva ko u Rwanda rwonyine rugomba gukuraho ingamba zarwo z'umutekano, ariko bo bakaba ntacyo basabwa gukora. Ku byo kumvikana, nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko bishoboka ndetse byagiye bigaragara mu masezerano menshi barimo ndetse na Washington, ariko ikibazo kikaba ko Kongo itigeze yubaha amasezerano yabanjirije aya yose. Ku mubano wa Perezida Paul Kagame na Tshisekedi, muri kiganiro umunyamakuru wa Jeune Afrique yabajije His Excellency Paul Kagame ikibazo akoresheje amafoto yafashwe bari Washington, amubaza ati amafoto nuko mwagaragaraga wowe na Perezida Tshisekedi dusomye icyo twita body language cyangwa uburyo umuntu asoma, umuntu abona uko abantu bagaragara, byagaragazaga ko umubano wanyu ukiri mubi cyane. Utekereza ko hari igihe muzongera kumvikana nawe? Perezida Kagame ati sinarinzi ko uko nagaragaraga mu ifoto byagaragazaga ko narindi gupfa. Yavuze ko yayicecekeye ateze amatwi kandi ko nta wundi muntu yabonye useka muri iyo foto. Ku byo kongera kumvikana na Tshisekedi, Perezida Paul Kagame yamusubije ko yenda byashoboka cyangwa se ntibishoboke, ariko avuga ko nta kibazo afite cyo gutegereza kugeza ibyo bibaye cyangwa kugeza bafashe umwanzuro w'uko bitazigera biba. Yemeza ko yishimiye uko ibintu bimeze ubu. Ku muhungu wa Habyarimana, muri kiganiro umunyamakuru yabajije His Excellency Paul Kagame ikibazo agira ati uruzinduko rw'umuhungu wa Habyarimana i Kinshasa rumeze nk'urwahagaritse umutima leta y'u Rwanda, kubera iki? Perezida Paul Kagame yamusubije ko atari uguhagarika umutima na gato. Yasobanuye ko nubwo bamwe bavuga ko uwo muntu ahejwe, ukuri ari uko afatanya na Tshisekedi. Perezida Paul Kagame yavuze ko niba Perezida wa Kongo akoresha uwo muntu ngo akusanye inkunga ishyigikira FDLR yifashishije leta, uwo muntu ntabwo abahejwe. Yavuze ko uwo muhungu afite urusobe rw'abantu barimo n'abari mu Bufaransa bafitanye isano n'ubuyobozi bwa FDLR. Yasoje avuga ko ibyo bigaragaza imikoranire ya hafi hagati ya FDLR na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu muhungu wa Perezida Habyarimana Jean-Luc. Ku mikorere ya M23 muri Goma, muri kiganiro umunyamakuru yabajije His Excellency Paul Kagame ikibazo agira ati M23 imaze gufata Goma yashinjwe ihohotera. Ese utekereza ko M23 ifite imiyoborere myiza kurusha leta ya Kongo, kandi wemera ko kuba iri ku mupaka wanyu bibaha umutekano? Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yamusubije ko uko amakuru amugeraho ubu ari uko ibintu bimeze mu bice bigenzurwa na M23 nko muri Goma na Bukavu bimeze neza cyane kurusha uko byari bimeze mbere yuko babifata. Yemeje adashidikanya ko kuba M23 iri hafi y'umupaka bitanga umutekano wuzuye ku Rwanda kuko ubu mupaka wose utekanye. Ati babikunda cyangwa batabikunda, iyo ni inyungu nini ku mutekano wacu.
ku byerekeye amabuye y'agaciro n'intego z'u Rwanda muri Kongo. Muri ikiganiro umunyamakuru yabajije Perezida Paul Kagame ikibazo amubwira ko abantu benshi bavuga ko intego y'u Rwanda ari kuguma mu gace ko mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo u Rwanda rube ihuriro ryo gutunganya amabuye y'agaciro. Perezida Paul Kagame yamusubije ko ibyatari byo, ahubwo u Rwanda rwifuza kubana neza n'abaturanyi mu mahoro, aho yavuze ko agace kagenzurwa na M23 katarimo guteza akaga u Rwanda, bityo bakaba bumva batekanye, ariko basaba ko uburasirazuba bwa Kongo cyangwa Kongo yose itagomba gukomeza kuba iterabwoba ku Rwanda. Kurya mu by'agaciro yavuze ko u Rwanda rusanzwe ari ihuriro ry'imari n'ibindi byinshi, yibaza impamvu ibyo byahinduka ikirego. Yavuze ko u Rwanda rusanzwe rufite amabuye yarwo kandi ko navuye hanze yakirwa neza ndetse niyo anyuze mu nzira zemewe, ndetse ko u Rwanda rwemeza inkomoko y'ayo mabuye yose binyuze mu mucyo. Kuri Joseph Kabila muri ikiganiro umunyamakuru yabajije His Excellency Paul Kagame ikibazo agira ati kuba Joseph Kabila ari Goma byaba byarahawe umugisha n'u Rwanda mufitanye umubano meze ute? Perezida Paul Kagame yamusubije ko yakwishimira kwakira abantu bose b'abanyekongo bashaka guharanira umutekano w'igihugu cyabo. Yavuze ko Kabila ari we wahisemo uko akemura ibibazo bye kuko leta iriho yirirwa imuhiga inamwambura imitungo. Perezida Paul Kagame yabajije ati none se uwo muntu yavuga ate ko ashaka gukemura ibibazo by'igihugu cya leta ukamwangira kumuha umwanya cyangwa kumuha inzira aho yaca? Yavuze ko ibyo Kongo ikora nta shingiro bifite. Ku isura y'igihugu ndetse n'ibihano, muri ikiganiro umunyamakuru yabajije His Excellency Paul Kagame ikibazo amubaza niba ibihano bishobora kwangiza isura nziza igihugu cy'u Rwanda kizwiho ku rwego mpuzamahanga. Perezida Kagame yamusubije yibaza ati ese ndamutse cecetse isura nziza yanjye nayigumana kandi mu gihe ibyo ishingiyeho biri gusenywa? Yavuze ko aya ari amahitamo akomeye umuntu agomba gukora kandi ko abafata ibihano babikora igihe cyose babishakiye bishingiye ku nyungu zabo zitandukanye. Yavuze ko atazajya gusaba imbabazi kugira ngo bamukurireho ibihano kuko atazi n'ishingiro ry'ibyo bihano. Ku ngabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique, muri ikiganiro umunyamakuru yabajije His Excellency Paul Kagame ikibazo agira ati mwavuze ko mushobora kuvana ingabo zanyu muri Mozambique niba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo uhagaritse inkunga, ese mwiteguye gushyira mu bikorwa iri terabwoba? Perezida Kagame yamusubije ko iryo ari iterabwoba ahubwo atari terabwoba ahubwo ari ukuri. Yavuze ko u Rwanda rutakomeza gufasha Mozambique rukaba ari narwo rwiyishyurira ikiguzi cyose. Yavuze ko amafaranga yatanzwe n'umuryango umwe bw'Iburayi miliyoni 20 z'amadolari, ntabwo ari amayero gusa, mu mayero ni make ariyongera, ni miliyoni 20 z'amayero. Mbabarire, ntabwo ari amadolari gusa, kandi u Rwanda rukoresha inshuro 4 cyangwa 5 z'ayo mafaranga. Yavuze ko iyo itari guha u Rwanda impano ahubwo ari ugufasha Mozambique. Yasabye amakampani nka Total Energy ndetse n'ayandi yashoye imari zifatika kwishyurira umutekano. Yibuka ko niba batabishaka u Rwanda rwapakira ibyarwo rugataha umunsi ukurikiyeho. Ku buzima bwe bwite kutamubona mu ruhame, muri ikiganiro mu gusoza umunyamakuru yabajije nyakubahwa Perezida Paul Kagame ikibazo agira ati muri Kamena mwabuye irengero mu ruhame ibyumweru 3 ibihuha biba byinshi, ese ibi ntibituma abantu bibaza niba umukuru w'igihugu nawe afite uburenganzira ku buzima bwe bwite? Perezida Kagame ati yamusubije yibaza impamvu ibyumweru 3 byaba ari byinshi cyane ngo umuntu abe atabonetse mu ruhame. Yavuze ko yavuze ko yanafata ukwezi kose, aho yasobanuye ko yatangiye kwiga gufata ibiruhuko akaruhuka ari kumwe n'abuzukuru be. Ku byerekeye ubuzima bwe
yasekeje umunyamakuru amubwira ati uramutse ufashe abantu 100 udatoranije cyangwa utarobanuye ahantu ahariho hose London Amerika cyangwa Ubufaransa ukankiramo naza mu bantu 10 ba mbere bafite ubuzima bwiza cyane. Ngayo nguko rero bakunzi bacu ibi nibyo byose byavugiwe muri kiganiro nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiranye n'umunyamakuru wa Jeune Afrique nkuko nabibakusanyirije. Murakoze cyane gukurikira iyi nkuru.